Ndi umushoferi w'amakamyo. Imodoka yanjye yari yapfuye, yari imaze iminsi ibiri ipfuye hari i Kayonza. Mbanje gusaba leta y'u Rwanda imbabazi n'abanyarwanda muri rusange imbabazi kubw'icyaha nabashije gukora cyo kurenga imbibi ntabyemerewe. Yabamfatiye mu cyaha cyo kugenda bitemewe. Nari mvuye i Kigali, twaje dutashye twara abanyeshuri muri kaminuza, biba ngombwa ko amashuri afunga. Twabonaga nta mpamvu yo kuguma i Kigali, tuba mu nzu ikodeshwa kandi bakeneye kutwishyuza. Turavuga reka dutahe tujye mu rugo. Rero mbonye ishusho yo gutaha, turavuga reka dutahe tujye mu rugo kuko umushoferi yatubwiye ko afite pasi. Icyo nakongera nuko abantu bose bagomba kubahiriza amabwiriza. Abantu bagenda mu binyabiziga, abashaka kugira aho bajya, abakora ibyabo bagomba kumva yuko amabwiriza bareba kandi bakabahiriza ijana ku ijana. Njye nitwa Fred Andre. Fred Andre. Oya. Nari ndizina. Fred Andre mwafatiwe he? Mbere na mbere mbanje gusaba leta y'u Rwanda imbabazi n'abanyarwanda muri rusange imbabazi kubw'icyaha nabashije gukora cyo kurenga imbibi ntabyemerewe. Mbanje kubisabira imbabazi muri rusange. Wavaga mu karere wajyaga mu kahe? Njye navuye i Kabuga mu karere ka Gasabo. Wari ugiye he? Nari ngiye i Kayonza. Iki mu busanzwe mu buzima busanzwe ukora iki? Se wari ugiye utashye, wari ugiye mu kazi? Yewe ndi umushoferi w'amakamyo. Imodoka yanjye yari yapfuye, yari imaze iminsi ibiri ipfuye hari i Kayonza. Mbura uko mpagera ariko abantu barambwira ngo iyo ugeze i Remera ubona uko ugenda. Njya i Remera kuko musanze imodoka, ndabaza ese ufite pasi, aravuga ati ndazifite. Nicara mu modoka turaza, tugeze Intunga hariya ku isoko baraduhagarika niko gufata. Nihe nama waha abaturage rero bakerensa amabwiriza nk'aya? Njye mu by'ukuri kuba kugendagenda njye mu by'ukuri ibyo ari byo byose wenda hari abantu bagira ngo biroroshye, ariko ibintu birakomeye rwose. Ngira inama abanyarwanda bose, yaba ari utekereza akavuga ati nanjye ndajya mu Giporoso mfata akamodoka ngende njya aho ashaka, ibyo bintu byikuremo yicara aho ari. Wowe wari ufite uruhushya? Wari warwatse? Oya, njye nta ruhushya nari mfite, gusa nabashije umushoferi nawe ufite uruhushya se? Ati ndarufite. Uyu yari umushoferi wuhe? Arabyumva. Taxi voiture? Ni taxi voiture. Arimo ahase? Barimo hano. Mu kubahagarika basanze se koko arufite? Basanze afite uruhushya ngo rw'abantu 4. Aranabibasobanurira avuga ati mfite uruhushya rw'abantu 4. Baramubwira bati hoya, ati wowe twakumenye uragira Remera wakoza umushyi ukagira Remera ugafata abantu. Ati nta kindi, yaranaruberetse. Mu modoka mwari bangahe se? Twari 4. Mwese mwari mufite impushya cyangwa nta mwese ntazo mwari mufite? Ntazo twari dufite usibye urwo ruhushya rw'imodoka twari tugendeyeho. Ubwo ndagira inama abanyarwanda bose, ibyo ari byo ibintu birakomeye by'ibigaragara, dushobora kuba ibyo twibwiraga atari byo. Ibintu birakomeye, yakicara iwe mu rugo, ibi bibazo bikazabanza bigakemuka, abantu tukazagenda ku mugaragaro, ku mudendezo, tutagenda twihishahisha. Ubona abantu bakomeje kwitwara gutya bambuka mu buryo butemewe n'amategeko bishobora kugira izihe ngaruka ku baturarwanda? Ni ikibazo gikomeye kuko n'ubundi ya Covid yimirwaga, ibyo ari byo byose yakomeza kugera aho ariho hose kuko abantu babasha kuhagera kandi itwarwa n'abantu. Nagira inama abantu bose kubireka rwose bakabicikaho. Iyo yabaciye angahe kuva i Remera kugera Kayonza? Ntigihe yaciye 5. Bose bajyaga i Kayonza se? Ntabwo mbizi ibyo ari byo byose, bamwe bajyaga i Kayonza,
ariko ntabwo nzi buri muntu aho yajyaga. Mwafashwe ryari mufatirwa hehe? Twafatiwe Intunga, twafashwe nko mu saa 4 n'igice gutyo ngira ngo ejo. None se muzehe nawe umaze kwinjira muri iyo modoka ukabonamo abandi bantu bane, ni ikihe cyizere wari ufite ko baba bafite igipimo cya coronavirus ko ntayo bafite? Ibyo ari byo byose ni nacyo mpamvu ndimo kwicuza kugeza none aha ngaha, kuko urumva iyo biza kuba ari ibintu byaciye mu mucyo ntabwo twakabaye turi hano. Gusa ndabisabira imbabazi abanyarwanda bose, leta y'u Rwanda, ntabwo nzabyongera jyewe kuri jye ku giti cyanjye. Uwo mushoferi ari hano se? Murakoze, nitwa Mutoni Alexia. Nitwa Mutoni Alexia. Uri hano se? Ndi hano yabamfatiye mu cyaha cyo kugenda bitemewe. Nari mvuye i Kigali, imodoka yanzanye yamvanye Nyabugogo, njye na mugenzi wanjye twigana kandi tubana, twaje dutashye twara abanyeshuri muri kaminuza, biba ngombwa ko amashuri afunga. Twabonaga nta mpamvu yo kuguma i Kigali, tuba mu nzu ikodeshwa kandi bakeneye kutwishyuza, turavuga reka dutahe tujye mu rugo, kuko bari bashyizeho gahunda yo kwiga online, turavuga tuzaba twigira mu rugo, gahunda yo kwiga nikomeza tuzagaruka. Wigaga muri kaminuza, kuko leta yavuze ko abanyeshuri baguma mu rugo ntibahave, ni kuki mwahisemo kuhava? Niga muri kaminuza hano RTUC, UTB, Sonatube. Nyine birumvikana no kuguma iwabo, ariko njye ntabwo ari iwacu. Baguma iwabo kuko ari iwabo. None se nimba atari mu rugo ndahaguma gute? Abanyeshuri ba kaminuza bavuga ko baguma ku mashuri ntabwo twiga ariko tubayo, twe twiga dutaha. Hanyuma inzira zisabwa se mu kwakumvisha barazikoresheje? Wenda iryo ni ryo kosa nakoze, kuko nimugoroba nabaje na fanda arabimbwira ko wenda nakoze ikosa, sinaciye mu nzira zari zo kuba naza, ariko numvaga ko nimba mfite ikarita y'ishuri nagombaga kuza, kuko ndabyibuka ubushize barimo barazana abanyeshuri ba segonderi, nagiye hano Nyabugogo mbaza abapolisi ndabaza se ko hari gahunda yo gutahana abanyeshuri, natwe tukaba turi bo turataha cyangwa bimeze gute, ko natwe dukeneye gutaha. Baratubwira ngo mwe gahunda yanyu ntabwo ihari, turatahana ba segonderi. Rero mbonye ishusho yo gutaha, turavuga reka dutahe tujye mu rugo, kuko umushoferi yatubwiye ko afite pasi. Afande, kuri uyu wa kabiri tariki 6 Nyakanga, hari bamwe mu bagenzi ndetse n'abashoferi batwara amataxi voiture atwara abagenzi bagaragaye barimo kurenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19, bakavana abantu mu mujyi wa Kigali babajyana mu ntara y'Iburasirazuba ko bafatiwe mu karere ka Rwamagana. Mwatubwira uko abo bantu bafashwe? Abo bantu bafashwe nk'uko mwari mubivuze kubera kurenga ku mabwiriza, gutwara abantu mu buryo butemewe. Nta n'ubwo bwa mbere dufata abantu nk'abo, murabizi ko ngira ngo no mu cyumweru gishize twerekanye abandi bavaga ngaha bajya Musanze. Byumvikana rero yuko abantu bose barenga ku mabwiriza, uburyo ubwo ari bwose bakoresha, polisi butahuye irabafata. Bariya rero batwaraga abantu mu by'ukuri badafite impushya, babafasha kugira ngo babajyane mu ntara y'Iburasirazuba mu turere dutandukanye. Hakaba harimo imodoka zisanzwe zitwara abantu zitwa Yego Cab. Ziriya ba nyirazo berekana urutonde rw'imodoka ziri bukore gufasha abantu, ariko umuntu agomba kuyigendamo ari uko afite uruhushya yahawe na polisi, ibyo birazwi. Iyo birenzeho rero iyo modoka nayo irafatwa kuko urenze ku mabwiriza. Icya kabiri ni umuntu, urugero mwabonye rw'umuntu hava i Rwamagana aza gukura imodoka yo muri Majerwa, akavuga ati reka none nkura abantu i Kigali. Abantu bumva yuko muri ibyo byo kwirinda Covid wabigiriramo inyungu, wabikoresha kugira ngo ukorere amafaranga cyangwa se ukore bitemewe, abo bantu ntabwo byemewe. Ikindi n'abandi rero nyine baba barabatwara abantu muri bwa bwihishwa, nabo ntabwo byemewe. Ibyo rero turabivuga, tuzabisubiramo, kandi n'abazajya babikora bakamenyekana bazafatwa. Harimo no kugaragara n'abagenzi, hari abo ngabo bari barimo kuvanwa mu mujyi wa Kigali bajyanwa mu Burasirazuba, ariko bishoboka ko hari n'ahandi bashobora gukoresha ayo mayeri yose kugira ngo bave mu mujyi wa Kigali cyangwa se bave mu karere kamwe cyangwa mu ntara bajya mu yindi badafite uruhushya. Nicyo twavuga. Nyamara polisi y'u Rwanda yatanze umurongo, itanga uburyo abantu basabamo uruhushya, ariko hakaba hakigaragara abantu babirengaho bakagenda nta mpushya. Niko bimeze, ni nk'uko hariho amabwiriza hakaba hari abarengaho bagafatwa. N'ibyo biri mu mabwiriza y'uko polisi izajya ifasha abantu mu buryo bagomba kuva hamwe mu karere kamwe bajya kandi bakabona impushya. Ibyo rero tuzakomeza tubivuge yuko
ibyo bakora bitemewe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ko abazabirengaho bazafatwa. Icya gatatu nuko tuvuga yuko nta mpamvu yuko bagomba no guhanwa, ahubwo bagomba kwemera kumvira amabwiriza uko yakabaye. Afande, ziriya modoka zafatiwe muri ariya makosa haba hagiye gukurikiraho iki? Ziracibwa amande. Ntekereza rero yuko muri ibi bihe nta muntu wari ukwiye kuba atanga amande yo gukora amakosa azi yarenzeho azi. Iryo ni ryo somo bagomba gukuramo. Ku bandi bose rero babikora ntibafatwe, bamenye yuko umunsi n'ejo cyangwa ejo bundi bizamenyekana bazafatwa. Nta kuntu bazabikora ubuziraherezo bitari byamenyekana ngo bafatwe. Afande, dusoza interview, sinzi niba hari ikindi wakongeraho ku byo twaganiraga. Icyo nakongera nuko abantu bose bagomba kubahiriza amabwiriza. Abantu bagenda mu binyabiziga, abashaka kugira aho bajya, abakora ibyabo bagomba kumva yuko amabwiriza bareba kandi bakabahiriza 100%.